Akahe akakumweru aya na amavuta yo bita y'indare. Yego hari urayabona intare igira amavuta se nayo ubundi se yagiraho wayabona ute kuko tuzi ko intare atari ikintu cyo kumenyera ariko none se aya yamaze imyaka ingahe simbizi aya nyamaranye igihe kandi akantu gato gakora ikintu gikomeye. Yego uyu ni umuti uri mu rwego rwo hejuru cyane mu buryo bwose bushoboka uvura n'indwara nyinshi. Iyi uramutse ufite ikibazo cy'umugongo, uramutse uri wa mugabo ufite ikibazo cy'amasoro make, hari undi muti ishyiramo ngagufasha ibintu bikogenda neza. ayo mpamvu make biba byatewe n'ikizuba biba bisaba yuko umubiri we utarimo gukora neza. Ariko uroroha ibintu byose bigakorana neza, imitsi n'umutwe byose bigakorana neza. Byamara gukorana neza igikorwa kikagenda neza no mu rugo. Ubona ko n'abantu benshi bafite icyo kibazo ariko abeshi iyo bangezeho ndabavura. Twajyaga tugusura kenshi cyangwa se tukabona ibikorwa byawe ariko tutaragera nyirizina aho uba uri cyangwa se ku ivuriro aho ukorera. Ubundi nabonye niba mbyibuka neza nkiri hanze ivuriro ryitwa ngo Uzakire Herbal Medicine niba ntibeshye. Hanyuma muri Uzakire Herbal Medicine ubundi nyirizina ni ibiki mufasha abantu, ubundi mukora mute hano? Ni ibisanzwe nge muganga Rutebuka, ibyo dukora hano kereka yo hajemo n'ubundi bumenyi twahawe n'abakuru dukoreraho cyangwa ku gicumbi dukoreraho, ariko ubundi twe tuvura amarozi yose. Umva ndavuga nongere n'ijwi, abantu benshi maze kuvura uburozi, abadayimoni, abo baroze amaguru, imijaganyuro bamaze kuba benshi. Ndabasaba namwe gutegura n'umunsi mukuru mugatanga n'ubuhamya cyane. Ibyo ndabivuga kuko ndabizi nabo ngijije uyu munsi none bagende bavuga ibyo nakoze. Yego ikindi dufasha abantu, tugira imiti y'amahirwe, dufasha abantu urubyaro kwa muganga basuzumye bagasanga nta kibazo bafite mu mibiri yabo, bagomba kubyara bakaruhuka, ariko nyuma bagategereza urubyaro bakarubura. Hari uko baba baragenjwe. Iyo baje nge muganga Rutebuka ndagikemura kandi maze bagikemura abantu benshi. Igifu, abantu bafite igifu cyabarenze cyananiranye, cyananiwe n'imiti yo hanze n'iya kizungu n'iya nge mfite umuti hano. Abo maze guherezaho kuri uyu muti batanga ubuhamya bajye babyivugira kuko nge ngeneye ibikorwa ndago ngeneye amagambo. Ikindi nge muganga Rutebuka, uramutse urwaye mu mutwe wajya mu karota abazimu ukabona urukurara urukurongorwa n'abazimu bibaho. Ibyo byose ngo karara ugira ute? Urongorwa n'abazimu barahari, ibyo byo ngubwira wewe, ariko ibyo ngubwira birahari. Akaryama akarara arongorwa n'abazimu bapfuye batariho, barapfuye barahari. Ko numva abadamu bagowe barahari. Icyo kibazo yumvamagaye ndagutabara ngiye muganga Rutebuka. Mbariza uyu mukobwa uri udufatira amashusho, abo bazimu bajya bamugeraho nijoro? Nusaro wamuroze nyine mbariza niba ajya abona ibyo bintu. Oya ndabona niba bamuroga azaza mbwire muvure. Abazimu nijoro baka bibaho biri no mu bantu benshi. Ni n'uburozi bumaze kwaduka mu bantu benshi barabubitse bikagenda bitereye. Araryama akarota yageze mu mibonano mpuzabitsina akumva ari gukorerwa ibyo bintu. Iryo ni ihohoterwa ryo mu myuka mibi. Abo bakenya b'abadayimoni nabo baraduhohotera. Uwo bafashe gutyo bamutongereye barabamuhohotera. Bivuze ngo abo bantu ntiwajya kuri ribu, ubwo ni ukujya kwa Rutebuka. Kandi ibyo bitandukanye n'indwara yo biti ibitama. Umuntu watongerewe ibitama bikamufata, uwowe ibitama bicurika umugabo bikamucurika, mu gitondo arabyuka agasanga uko yaryamye umutwe yaryamye acuramye, umugore aryamye nguko aryamye. Uwo nawe abafite ibyo bibazo by'ibyo bitama nabo birabarongora. Ndakubwira ibyo nzi muganga Rutebuka. Karabaye
cyane uko numva bikomeye. Ibyo ni imbaraga z'imyuka mibi zitembera mu bantu, zigenda nijoro, zigenda ku manywa, ariko abantu ndibazibona. Kireka twebwe twahawe ubushobozi n'ubwo butware bwo gutegeka ibyo bintu. Umuntu abwirwa n'iki ko abo bakenya b'abazimu bari kurara bamukorera ibyo bintu? Arabibona, iyo avuye mu nzozi arabibona, kandi aba yananiwe cyane. Yego, abibona ko aba yananiwe, yarushye, yacitse indege byakomeye. Ibimenyetso abona bigaragara ko umuzimu yaba yahaciye akamurongo. Ariko ibi ndi gukubwira ku isi yose, si abanyarwanda gusa, n'abazungu barabifite, buno burwayi burahari. Yego, hajya ubwo biba byaratewe n'iki? biba byaratewe